Zure yari umwami nta mugore ari bwifuze ngo amubure no mu gihe cyabo byari byemewe yacu ibiri shapu kwibuka biba byoroshye ibyo wapanze ni nk'uko upanga ubika ibintu mu kabati iyo bije uba ufite imbaraga zivayo vuba. Tubahaye ikaze bakundwa kandi bakunze ibiganiro byacu bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwiriwe mwaramutse bitewe naho muherereye. Duhawe umugisha rero kugaruka kongera kubana namwe. Njyewe ndi Merita Kaminka, ndi kumwe na mugenzi wanjye Devota Mukamwezi. Turagushuhuje. Murakoze cyane. Uraho ahobe cyane. Yambi. Imana ishimwe. Amen. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. No kundi kuntu kose uramukanya nta kibazo pe, ni amahoro. Rero tugarutse n'ubundi mu cyumba cy'umuryango, tugarutse mu buzima bwacu bwo mu mutwe, imibereho myiza yacu ishingiye ku mibereho yacu myiza cyangwa ku buzima bwiza bwo mu mutwe dufite uyu munsi. Rero iyo tuvuga ubuzima bwiza bwo mu mutwe, twarabisobanuye inshuro nyinshi, twagaragaje ibimenyetso byo kuba umuntu afite ubuzima bwiza, tugaragaza uko wamenya ko ubuzima bwawe butangiye kugenda buhungabana. Ariko noneho uyu munsi tugiye kugaruka ku kamaro ko kuba umuntu atekanye mu buzima bwo mu mutwe. Kuba umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe bimumarira iki? Nk'uko tujya tugaragaza ingaruka mbi biba bifite, bizana uburwayi, biteza abantu kugira agahinda gakabije, biteza abantu kugira stress ndetse biganisha no ku rupfu. Uyu munsi tugiye kureba inyungu zo kuba dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, n'iki bitumarira mu buzima bwacu. Devo, turakwakiriye, wadusengera hanyuma ukatujyana. Ndabizi ko ari byinshi, ntago wenda tuza kubirangiza mu kiganiro kimwe cy'uyu munsi, ariko turavugaho ingingo nkeya, then ikindi gihe tuzagaruke twongere tuvuge ku zindi ngingo. Urakoze cyane, twaye ikaze. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, twongeye kugushima kutwemereye nanone kugaruka muri studio. Uruko tuhaje ntago tubimenyera ngo tubifate nk'ibintu bisanzwe, tubifata nk'amahirwe uduha. Turakwinginze ngo aya mahirwe ntabaye ubusa, ntituyapfusha ubusa, ahubwo Mwuka Wera turakuraritse kugira ngo utwungure inama, nituvuga wumvikane cyane, inama, ubwenge, impanuro dutambutsa ubiherekereshe gukiza imitima no kungura ubwenge n'inama kugira ngo abadukurikira babohoke rwose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Turakuraritse rero n'uyu mwanya ubane natwe, ntaba ari twe, izina rye rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Tujyane. Tugende tujye tuvuga ngo tujyane itoci, tujye kuyitunga mu buzima bwacu no mu nyungu bidufitiye kuba dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Yego. Inyungu ni nyinshi cyane. Dufite umwanya twareba ku mikorere y'ubwonko, ariyo brain function, tukareba ku buryo bwo kujera stress cyangwa kuyigabanya, tukareba se emotional balance, ukuntu mental wellness cyangwa kugubwa neza ko kubuzima, kumererwa neza kubuzima bwo mu mutwe, inyungu bigira cyangwa n'icyo bifasha muri izi areas zose, haba mu marangamutima, haba mu buryo buri physical, ariko tuzagenda tubiganiraho ku mwanya uzajya utwemerera. Ngira ngo ubu twareba kuri brain function, ahari no kuri stress reduction akanya gato y'umwanya n'udukundira. Yego, Martha, urakoze cyane. Nagira ngo tubanze dusobanure iyo tuvuga mental wellness ibyo ari byo, cyangwa n'icyo siyansi bivugaho. Mental wellness ni mu gihe utekanye udafite ibibazo, ni ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Mu gihe utarwaje cyangwa ngo uburwaye, mu gihe nta makimbirane mufitanye n'uwo mubana, mu gihe abana bashobora kwiga, mu gihe uba wumva uri muri bya bihe byawe byiza. Inyungu zabyo rero muri ibyo bihe iyo umerewe gutyo bigenda bite ku mikorere y'ubwonko, niho tugiye kuba tuganira. Bise nibuka ukuntu yari nko kuri televiziyo isa banyuzamo inanga. Mugenzi natwe tuzajya ducuranga, turi hafi kujya tubacurangira. Tukubwira ngo nimujye kure, namwe ntimujye kure. Yego rwose. Nubwo umwanya dufite ari muto, ariko turagira ngo tubirebere hamwe. Kuri iyo umuntu aguwe neza gutyo atekanye, bifite inyungu nyinshi ku mikorere y'ubwonko. Ubwonko bwawe bukora neza. Bwa mbere gufata ibyemezo. Niba hari ibyemezo utazigera wicuza, ni ibyemezo wafashe mu gihe udafite stress. Igihe
nta puresha ufite yo mu kazi, igihe nta puresha y'uwo mubana, igihe nta puresha y'uburwayi, nta puresha y'impagarara zikugose. Muri ibyo bihe, muri iyo eta umerewe gutyo, decision making hafi 99% ufata ibyemezo byiza. Kuko ntago bifatira mu marangamutima, ntago bifatira mu ihahamuka ngo uhubuke uvuge ngo iyo mbona iki ngiki ngikira ejo kikazabyara ibindi byinshi utigeze utekereza, kubera ko wafashe icyemezo mu bihe bitari byo, mu bihe utaguwe neza, mu bihe udatekanye. So bimwe mu nyungu rero ku mikorere y'ubwonko, ubwonko buba buri pose, buba buguwe neza, buba butekanye, bukagufasha gufata ibyemezo utazicuza. Icyo ni ikintu kimwe. Hanyuma ku bindi bigufasha nanone cyangwa bishyigikira cognitive processes, harimo nko kwibuka cyangwa se guha attention ibikwiriye kuyihabwa, kwita ku bintu bikwiye kwitabwaho. Reka ahangaha tuhatinde Martha. Bimwe mu bibazo abantu bafite ikibazo ubuzima butameze neza bwo mu mutwe, ndimo ndirinda kubivuga uko bitari, kuko tuzita issues ubundi mu Cyongereza, kuko ntago biba byakabaye mental illness, ntago biba byakahindutse uburwayi, ntibiba byakabaye uburwayi, biba bikiri ibibazo. Abantu rero bafite ibibazo byo mu mutwe, attention iragorana cyane. Ibitekerezo biba binyanyagiye ku buryo gutekereza ku kintu ngo agihe umwanya. Niyo mpamvu no mu kazi burya umusaruro ubura. Mu kazi umusaruro urabura, mu rugo umutekano ukabura, kuko nta attention ufite. Ibitekerezo biranyanyagiye, ntabwo ushobora gusetoringa. Kubera iki? Mu mutwe harimo ibibazo, mu bwonko ntabwo hatekanye. Kuri function y'ubwonko rero, functionality y'ubwonko cyangwa ku mikorere y'ubwonko, iyo umuntu ameze neza mu marangamutima, ufata ibyemezo byiza inshuro nyinshi bitazicuzwa, ushobora gupayinga attention ku bintu by'ingenzi, yaba raporo ukayitindaho, ukayisoma ukayumva, ko bari ugusubiza ukasubiza ibintu wumvise, baba ari abana mu rugo cyangwa undi mubana, ukamenya kugenzura ibitameze neza, ugatanga support ikenewe, kuko ubwonko buratekanye, bumerewe neza. Ikindi bigufasha, ubwo twari tuvuze kuri attention, kwibuka. Noneho uzi ko bimwe mu biranga muri symptoms zijya ziranga abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, habamo kwibagirwa. Ibimenyetso, urakoze. Mu bimenyetso, umuntu uhungabanye yibagirwa gato na kanini, kubera bya bitekerezo binyanyagiye, umutima utera cyane, ubwoba bw'ejo hazaza bwakubanye bwinshi, ibyo utekereza biravangavanga. Noneho ntugire na kimwe wibuka ngo ugikorere mu mwanya wacu. Iyo rero ubuzima bwacu bwo mutwe bumeze neza, memory yacu ibiri sharp, kwibuka biba byoroshye. Ibyo wapanze ni nk'uko ubika ibintu mu kabati, ukamenya ngo ibi nabipanze nabishyiza, cyangwa muri garderobe hamwe mupanga, mushyira amashuka, mushyira uduki, ntiwibagirwe, kuko uri tayari, nta kikuvangiye, nta gihu kirimo, nta gihunga. Ubwonko buri sharp, bumeze neza, buri tayari, kuko ntago bwavangiwe n'induru z'amakimbirane, ntibwavangiwe n'ihahamuka ry'umurwayi, aksida, ibifu, bya bindi byose bitubuza amahoro. Iyo umuntu amerewe neza, functionality y'ubwonko ikora neza, umusaruro ukaboneka, amaraporo tukayatanga neza, imiryango tukayitaho neza, kuko tuba dufite ubushobozi bwo kwita kuri details. Tuba dufite ubushobozi bwo kwita ku tuntu twose, twa tuntu dutoya. Yego. Ibyo bintu akenshi utwo tuntu twa details ngo ni ibintu by'abagore. Wowe uzi kureba ibyo abandi batabonye, ni wowe ushobora kureba akazinga kari aha mu ibara ry'umweru ku mwenda umuntu yambaye, n'ibindi no mu buzima busanzwe ubwo ngubwo. Urakoze cyane. Ngira ngo ahari watubwiraho gato mu buryo bifasha kugabanya stress. Yego. Iyo ubuzima bwo mu mutwe butekanye, ni gute bidufasha kugabanya stress, cyangwa bidufasha iki ubwo mu kugabanya stress rero? Ariko stress bagenzi, mu myaka yatambutse iryo jambo ntaryo ryari rihari.
iyo mibereho se mu ntiyari kinyarwanda ihari. iryo jambo ntiturigira Nta- cyangwa tubizi. duhora Ntaryo. twitiza amagambo buri gihe Njyewe atarayacu ntaryo nzi sindaryumva mu kinyarwanda Eh, ariko buriya twabyitangira ngo ni uguhangayika se ni ukuba umuntu njye niboneye ijambo ngo ni ukuba umuntu ajagaraye akajagari ko mu mutwe ni akajagari ko mu mutwe Yeah. Eh, bitugendekera bite rero iyo dutekanye mu buzima bwacu bwo mu mutwe bidukorera iki muri ako okay, iyo kajagari dutekanye bidufasha gushyiraho sitarateji zo kumenya uko twitwara. Bidufasha kumenya ukuntu twitwara kugira ngo tujere siteresi. Siteresi barayimaneginga burya, siteresi barayijera. Siteresi barayijera kuko ibiyizana kubikumira byose ntabwo tujya tubishobora, kuko ntiwabuza abantu kurwara, nawe ngo biza bitaduteguje ntabwo biduteguza, kuko bitaduteguza rero bitugeraho nyine bidutunguye, tugafashwa no kuba twiteguye dufite intwaro zo kubimaneginga, kubijera. Yego rero hamwe n'izo coping skills, urugero twari tumaze kuvuga ku kintu cya decision making, iyo uzi kuri muri stress ugabanya ibyemezo ufata kugira ngo utaza kubifatira mu guhangayika, utaza kubifatana either ubwoba, umubabaro se, ukaza gufata ibyemezo ejo uzicuza. Rero iyo ufite izi ntwaro zo kubijera, bimwe muri byo wirinda gufata ibyo byemezo mu gihe uzi ko utamerewe neza. Ubwo urimo uragabanya stress y'ejo yaterwa no kubyemezo wafatiye muri stress y'uyu munsi. Kuko iyo tutarebye neza stress buruhererekane. Yego. Buruhererekane. Uzarebe muri Zaburi, Dawidi ajya ku rugamba akica Uriya, yahishaga icyaha cy'uko yasambanyije umugore we. Hanyuma pressure yo kumva biri bumenyekane, uzi n'ukuntu yamwohereje ku rugamba ko byabaye birebire. Yaramupangiye kugeza igihe inkota yamwiciye ku rugamba. Ibyo byose yatangiye ari ukwifuza umugore we gusa. Nyuma yo kumwifuza akora icyaha. Mu guhisha icyaha ngo kitamenyekana hose hari stress. Uzi inshuro yamukuye ku rugamba amubwira ati genda ujye iwawe mu rugo, undi atabandi bari ku rugamba njye mu rugo ndyame. Njye kwishimisha. Ubwo yashakaga kugira ngo ahishe ibimenyetso bizamugaragaza nk'umuntu wakoze ibyaha ari n'umwami. Ibi rero tubibamo twese. Akantu kagatangira wumva ari gatoya, wumva ufite ubushobozi uriya ari umwami, nta mugore ari bwifuze ngo amubure, no mu gihe cyabo byari byemewe. Byari byemewe. Ariko bimubera ishyano, bimubera icyaha, bimubuza amahoro. Umugabo amukura ku rugamba, undi nawe aramunanira, kugeza igihe ashyizeho strategy zo kumwicisha kugira ngo asibanganye icyaha cye burundu. Amahirwe ye dufite kote tutari butindeho ni ukuntu yaje kwihana, arira, Imana igasoza imufata nk'umuntu umutima wayo yishimira. Rero ibi nari mbizanye nk'urugero rw'ibyemezo dufata duhungabanye. Yego, bikaduteza ibindi bikaba uruhererekane kugira ngo ikibazo gikemuke, kikazatubyarira ibindi bizabyara ibindi, ukabona tubayeho mu buzima buhungabanye kubera ibyemezo twafashe mu gihe duhungabanye. Rero twagira ngo hamwe no kureba buryo ki twajera stress cyangwa se ingamba ziturinda gufata ibyemezo cyangwa se strategy zo gukopinga. Coping skills, kwakira ibyo turimo kubamo, biyita ngo ni ukubana n'ikibazo ko tucyitwaramo. Rero muri izo strategies zo gukopinga bituma tugera kuri niveau yaho tuba relaxed, cyangwa se bikadufasha gupromotinga, guteza imbere umutekano, nibura nubwo ikibazo cyaguteje stress kitarakemuka, ariko ukumva hari agahenge, hari ukuntu washoboye kubijera biraho bitarimo kukurusha imbaraga no kugutsikamira.
rero mu bijyanye na reduction ya stress ni ingamba ni ukwirinda gufata ibyemezo ni izi strategy zo kumenya ukuntu ujera stress mu gihe wayisanzemo ntufate ibyemezo ntiwihebe ngo uhere hasi ushobora gukora sport ushobora kujya gusura inshuti ukunda ushobora kureba uganiriza ibintu byakubayeho ntuhame hamwe kugira ngo utaza kuba trapped mu gutinda mu kibazo aho gushyireho uburyo butuma uzakivamo kitakurushije ingufu. Wow, uvuze icyo kintu nibuka hari situation tugeze kunyuramo turwaje. Urabizi iyo umuntu arwaje nawe abarwaye cyane cyane mu kandi iyo urebye nabi uriya muntu abyuka ku gitanda ari wowe ukijyaho kubera ko muraruha mugize izindi gahunda mutari musanganywe zo kujya kwita kuri uriya muntu muba mukeneye kumenya abari buhirirwe abari buharare abari buzana ibyo kurya abari bugire gute. Rero hari uburyo bwiza nabonye iyo bikiba urahungabanamo ucanganyikirwamo ukumva nyine ariko iyo umaze kwicara ugatuza ugatekereza icya mbere umenya ko niba hari abantu ufite impande zawe uradelegatinga utanga inshingano ku bantu bari bugufashe kuko ntabwo ibyo bintu byose wabikora wenyine ngo bishobore. Niwarara ku bitaro ngo ubyirirweyo ngo nurangiza utaho ujye guteka ibiryo uri bugaburire umurwayi hanyuma wirukanka ujye kuzana imiti muganga gutumye n'ibindi ntabwo wabishobora. So icya mbere uratuza ugatekana ukavuga uti okay turarwaje nibyo ariko noneho reka runaka afashe muri iki reka uyu akora ibi reka uriya agire gutya umutwaro mugasa nk'abawugabanye uburemere bwabo ntibube ku bitugu by'umuntu umwe. Bityo rero ibyo bituma mutekana n'ibyo mukora mukabikora neza bikaguha umutekano wo kumva utafite wa mujinya uzanwa no kunanirwa na wa mushiha uzanwa n'uko warushye mana yanjye ariko bagenzi imva ibibazo ni ibibazo kabisa hari ikintu ugeramo nyine ugasanga uribuze nawe. Rero ni byiza gutyo muri ubwo buryo ni urugero rumwe dutanze ariko n'ibindi byinshi bijya bitubaho. Ni byiza kubanza kubiprocesinga ukabona ukuri nuko byabaye ntabwo uri bubisubize inyuma ariko ugiye kubyitwaramo ute guhera uwo mwanya ugiye kubigenza ute ninde muri bubigendanemo niki ukeneye n'ubuhe bufasha ukeneye urabukura hehe. ibyo ngibyo biradufasha cyane tugerageje gutanga urugero rufatika kuko ibintu tuba tuvuga ni ibintu tuba mu buzima bwa buri munsi. Iyo urushye uvuga nabi nturyama ngo usinzire niyo witwa ngo urasinzire umutwe wawe uba ugikora umeze nk'akamashini uba wumva uwumirije ku maso ariko ukumva umutwe birimo biragenda. Ahubwo icyo uvuze ni nacyo gituma uhorana wa munaniro yego kuko ubwonko bwo buba bwarushye bukora nk'umutima ntibwigeze buhagarara. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kuryama n'ibitotsi bikabura kuko urambitse umubiri ariko ubwonko bwakomeje akazi ntabwo washinzeho ntiwabuhaye uburenganzira bwo kujya kuruhuka. Bivuze gake noneho ugasoza ibitotsi nabyo byabuze umunaniro ukawubyuka naho akabaye ubyuka uri fresh waruhutse kubera yuko ibitekerezo byakomeje bituma ubwonko buri active ubwo butigeze buruhuka kandi ubwo ukaba ugiye usabwa imbaraga zo kongera kwikorera bya bindi nyine za nshingano ugiye kuziramukiraho ntazo ufite. Mbega burese umuntu aba arimo kubeshwaho n'iki uba ugenda urata simbizi ni imbabazi z'Imana ariko ni muri risike kuko bikomeje gutyo ya immune system reka tuhavuge bwa budahangarwa bw'umubiri bakunda kubivuga ntibabishyikire iyo umubiri wananiwe cyane ntihagire igikorwa cyane cyane harimo na bya bibazo by'indwara z'ubuzima byo mu mutwe nari mbyise indwara n'ubuzima bwo mu mutwe bisoza biciye intege ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Noneho hamwe na wa munaniro na malaria yaziramika kugusha hasi n'agacurane kaza kagripe kagufata ntuongere kubyuka intege kubera ko umubiri warashenjaguritse warashize intege ziracika ntihagira gitabara. Rero mu gihe wagize intege nkeya gutyo nkuko wari ubikomojeho ushaka abandi bantu bagufashe kuri izo nshingano zikubanye nyinshi ariko ikindi iyiteho ihakanya ko kuruhuka shaka
ikintu ukunda gukora, niba ari indirimbo uyumve, niba ari igitabo ugisome, niba ari movie nzima ikongera imbaraga uyirebe, mu rwego rwo kugira ngo umubiri wawe ntuze kuhatakariza ubuzima kuko watewe mu marangamutima. Wow. Yeah. Urakoze cyane, ngira ngo tugana ku musozo, dukomozeho gato kuri emotional balance cyangwa kuringaniza amarangamutima. Kuba amarangamutima nyine atekanye, aringaniye, bitewe n'uko ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze neza. Yego. Erega iyo tuvuga kumera neza n'abantu banabyumve, si uko bya bintu bitaje, ahubwo bwa bushobozi wifitemo muri wowe bwo kubigendamo cyangwa kubibamo muri ako kanya, udahungabanye ku rwego rwaho ugera mu kurwara cyangwa ngo breaking it down. Yes. Emotional balance. Yeah, emotional balance ni muri bimwe dushobozwa nuko dutekanye mu marangamutima. Ubwo twarimo tureba science ya mental wellness. Mental wellness rero idufasha mu kuregulatinga emotions zacu. Ituma moods zawe mu kiganiro cy'uje twarimo tuvuga kuri moods, imyitwarire yawe, kubabara, kunezerwa, ibyo bintu biba byiza. Ntago iyo mental wellness yawe ihagaze neza cyangwa ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumerewe neza, ntabwo uba wa muntu abantu biganya ngo aka kanya umuntu asanga ukunje isura, mu kanya asanga uraseka, naza kugusaba inama wongere uhindurize, ahubwo buri muri mood imerewe neza, idahindagurika, itavangavangirwa buri kanya. Muri high school hari abo twitaga ngo on and off. Mu kanya urasanga ameze neza, mu kandi kanya usange byahinduye isura. So byinihensinga cyangwa bifasha kugira moods nziza, atari bya buri kanya, aka kanya wijimye, mu kanya wasetse, ahubwo moods zawe ziba ziri reliable, utekanye, wagushakaho inama ayibona byoroshye, uwashaka kukuruhukira iruhande bikaba biroroshye. Ikindi nuko biguha resilience kuri atake zataka amarangamutima. Uba ufite imbaraga z'ubudaheranwa. Ikikwatatse cyose ukinesha byoroshye, nta guheranwa ngo ugende utekereze ku bintu, unanirwe kubyuka, uburi bitotsi, ukanura amaso. Niyo bije uba ufite imbaraga zivayo vuba. Uba ufite imbaraga zigukurayo vuba, ntuheranwe n'izo moods z'ibyakubayeho, ntuheranwe na memories z'ibitaragenze neza, ahubwo muri wowe ukaba urubakitse, ufite imbaraga zihagurukana hahandi abandi bashobora gutinda, kubera ko ubuzima bwawe bwubakitse, issues zituma ubuzima bwo mu mutwe butamera neza zidahari. Wow. Urakoze cyane. Nkuko twatangiye tubivuga, ngira ngo ntago twabisoza byose ubu nonaha, ariko tubaye tuvuze kuri ibyo, nyamuneka duhora tubivuga. Ubu n'ubukangurambaga, ubu no kugira ngo tubamenyeshe ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe ni ingingo ikomeye cyane. Aha hanze dufite cyane cyane mu rubyiruko, umwana ugasanga kubera ikintu kimubayeho ntago afite ikindi gitekerezo, nta n'amahitamo afite, nta n'ikindi kintu yatekereza ku kanya, uretse kugira ngo yishore mu bintu bya bindi wavugaga bigiye gukurura indi stress, bikaba uruhererekane rw'ibibazo bizageraho binangije cyangwa binahitanye n'ubuzima bwe. Rero ni byiza ko tuzajya twitoza uburyo bwo guhangana n'ibitubaho mu buzima. Guhangana nabyo no guhangana n'ibitubaho mu buzima. Imana ibaho umugisha. Rero ikiganiro nakagaruka, turagusabiye wowe wumva uri ucitse intege kano kanya urimo kutwumva, nukuri imbaraga urazifite muri wowe, imbere muri wowe uri intwari kandi uri umunyembaraga. Wowe ahubwo emerera ku kantu kakubwira ko bishoboka, ukareke kaganze. Ni nk'urumuri ruto ruba ruri ahantu mu mwijima mwinshi, ariko iyo wemeye urwo rumuri rugacanwa, nukuri umwijima ntumenya aho ugiye. Yes, wisanga wahagurutse, wisanze wongeye guseka, wisanga wongeye kugira ibyiringiro, ubuzima bugakomeza, hanyuma ejo bundi ukabona intsinzi. Abatsinda ni abakiri bazima, abatsinda ni abariho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko abapfuye nta migambi ntibagambirira, nta gahunda bagira, nyine ibyabo biba byarangiye. Rero reka turwane no kubaho
kandi tubeho neza atari uko ibitunaniza cyangwa biduhinyuza bihari ariko kubera ko twikwije muri twebwe imbere muri twe ubuzima bwacu bwo mu mutwe butekanye buri ku kigero cyiza Imana ibidushoboze murakoze rero tuzasubira ubutaha shalom 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 shalom